tubahaye ikaze mwese bakunze ba Mukire TV. Nk'uko mwabibonye video y'uyu munsi turakubwira uburyo wakoresha ukabona inkoko 500 mu minsi 21 gusa. Turaza kubikubwira mu buryo bubiri, kurikira video kugeza irangiye, birarangira umenye uko ushobora kubona inkoko 500 cyangwa se zinarenga mu minsi 21 gusa. Icyo twagusaba, kora subscribe nkuko twabibasezeranyije, tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, business z'ubuhinzi, ubworozi, ibijyanye na internet, byose tubibagezaho ku buntu. Wowe kora subscribe ubundi ugetinge money cyangwa se ubona amafaranga. Twagiye ku buryo bwa mbere ushobora kubona inkoko 500 mu minsi 21 gusa. Uyu munsi turaza kwibanda ku nkoko igezweho hano mu gihugu, cyangwa se ni breed igezweho ikunzwe cyane yitwa Saso. Inkoko ya Saso ni inkoko yakomotse mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi ni inkoko ibarirwa mu zitera amagi ndetse n'izitanga inyama. Mu Cyongereza babyita dual purpose. Iyi nkoko bavuga ko itera amagi ari hagati y'180 na 210 ku mwaka. Inkoko imwe, ngo nawe urumva ufite inkoko nyinshi amagi waba ufite. Iyi nkoko isake yayo imwe igira ibiro biri hagati y'ibiro 4 kugeza ku biro 4 n'igice. Inkoko kazi igira hagati y'ibiro 3 n'ibiro 3 n'igice. Iyi nkoko bavuga ko ari nziza cyane ku bantu b'abatangizi, kandi ikaba inoroka vuba, ikaba yihanganira n'indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Twagiye ku ngingo yacu, uburyo ushobora kubona inkoko zisaga 500 mu minsi 21 gusa. Uburyo bwa mbere, gana aborozi bakwegereye. Aborozi bakwegereye uziboroye inkoko nyinshi, cyangwa se zino kampani z'inkoko, ugure amagi 600. Amagi 600, hanyuma ugane kampani zituraga nka Rubirizi cyangwa se Eden Business Center niba uzegereye, cyangwa ubona uburyo ushobora kuzegera. Hari i Musanze barabikora, kurangirikane mu mugi nabo bagira imashini zituraga. Hanyuma izi kampani baraza kukubwira igiciro baturagaho amagi, gusa icyo nkwijeje cyo nuko badaca amafaranga menshi yo guturaga. Hanyuma mu minsi 21 uraza kubonye inkoko 500. Impamvu tuvuze inkoko 500 aho kuvuga 600, nuko mu guturaga hari amagi bagenda bakuramo ayapfuye, ayagiye agira ibibazo, ariko ntago zajya munsi y'inkoko 500 igihe wakoresheje amagi 600. Ibi bintu rero ntabwo ari ibintu bihenze turebye ku giciro cy'igi rimwe hano mu Rwanda, bitewe naho uherereye. Hari aho igi rimwe rigura amafaranga 100. Igi rimwe riguza amafaranga 100, ubwo ni ukuvuga amagi 600 wakoresha yagura 60,000. Urumva ni amafaranga atari menshi, ni amafaranga make, bakaguca n'andi make yo guturaga, ugahita ubona inkoko zawe 500. Hari no mu tundi duce igi rimwe rigura 120. Ni ukuvuga ya magi 600 ushobora kuyagura 72,000. Bakongeraho n'ayo guturagisha, ariko nizeye ko ari make, mbizi neza ni make, ntago baca menshi. Hanyuma ugahita ubona inkoko zawe 500 mu minsi 21. Wowe ugize amahirwe yo kumva iyi video cyangwa se kuyireba, tubwire muri komenti ikintu wakongeraho cyangwa se
uyu mushinga urumva wakenera amafaranga angahe kugira ngo ube wawukora neza? Muyo twavuze, niba wumva ari make turagusaba igitekerezo cyawe muri comment. Niba wumva bishoboka wabitubwira muri comment. Inyunganizi kuri iyi video waza kutubwira muri comment. Reka tunyarukire ku buryo bwa kabiri ushobora kubona inkoko 500 mu minsi 21 gusa. Uburyo bwa kabiri, ufite inkoko 30 zitera amagi, waba waraziguze cyangwa se warahereye kuri ziriya z'umunsi umwe, aho wazikuye hose, gusa nuko ufite inkoko zitera amagi buri munsi. Twe twibanze kuri saso, bibaye byiza wakoresha saso kuko niyo ikunzwe cyane kandi mwumvise ni byiza byayo. Bibaye byiza yaba ufite inkoko 30 za saso. Yari inkoko 30 ku munsi tugereranije zitera amagi 25. Ni ukuvuga ngo amagi 5 zishobora kutayatera ngo zuzuze 30 bitewe n'ibiryo, bitewe na kondisiyo zirimo, ariko imbuzandengo twavuga average ntabwo zajya munsi y'amagi 25. Ubwo ni ukuvuga ngo y'amagi 25 mu gihe kingana n'iminsi 30 ababaye amagi 750. Byumva neza, amagi 25 ku munsi aba amagi 750 mu minsi 30. Hanyuma ukayajyanira za kampani zituraga, baguca amafaranga makeya cyane. Mu minsi 21 uhita ubona inkoko 500. Ubwo ni ukuvuga niba wajyanye amagi 750 bitewe n'amagi bagiye bakuramo, ntabwo yajya munsi y'inkoko 500 uko byamera kose, ahubwo zishobora kwiyongera zikaba nka 600 cyangwa 650 biterwa n'uburyo amagi yawe ari mazima. Muri video zitaha turabereka uburyo ushobora gupima igi ukamenya uburyo iryo gi ryawe ari rizima cyangwa se ko ryapfuye. Wowe ukurikire video zacu kuri Mukire TV, ukore subscribe, hanyuma nawe witeze imbere. Je nitwa Mr. Sam. Ciao ciao.